Yes. Reka nkwe kaze kuri Masoji TV nk'ibisanzwe. Umunsi tugiye kureba byibura hamwe application eshatu z'ingenzi zagufasha muri telefone yawe mu gihe uri small creators cyangwa se aribwo ugitangira kuba wakora content kuri YouTube cyangwa se aribwo ushaka kuba wakora amafaranga kuri YouTube. Nkwaye ikaze yumva kuri mikoro Masoji. Iki kiganiro mutego kandi mukanagezwaho niwe ukibagezaho. Yes, kadoraza gura kuri application ya mbere bayita X Recorder. Iyi X Recorder rero nkubwire ko ariyo y'ingenzi muri telefone yacu. Dore ni iyi ngiyi. Iyi X Recorder ni ingenzi muri telefone yacu kubera yuko iyi X Recorder ishobora kuba yagufasha kuba wakora video nk'izi ngizo ubona nkora cyangwa se abandi benshi bagenda bakora bakoresha telefone zabo. Kenshi bakoresha telefone zabo kandi bikaza kwending up aribo babaye abastar cyangwa se baje kwinjiza agatubutse kuri YouTube. Rero niba utarakora subscribe kamanze ngubwe ukanda manzi kuri subscribe ubundi komeze kubana nanjye Masoji TV nk'ibisanzwe. Iyi niyo app ya mbere ugomba kuba wakoresha muri telefone yawe bayita X Recorder. Nkubitsa ko iyi X Recorder ishobora kuba yagufasha kuba wakora video nk'izi ngizi nkora zo kwigisha ibintu bigiye bitandukanye, ndetse nkakubwira ko iyi application iba yanagufasha kuba wowe ubwawe wakora editing ya video zawe zikamera neza fresh, ukaba waza uploading zifite quality nziza, ndetse ukaba nawe wakurikirwa cyane nk'abandi bose. Urugero na Nagwani nka Gatari Fred n'abandi benshi bagiye batandukanye, IT Panda ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, akenshi basanga bakoresha iyi application kandi wowe ukagenda uyica amazi ngo ntacyo imaze muri telefone yawe. Nkwibutsa ko niba utarakora subscribe kuri iyi Masoji TV, kora subscribe, kuri like, kuri na share ku bandi bantu bataragera kuri iyi channel. Yes. Content ya kabiri ngiye kuba nakubwira cyangwa se app ya kabiri ugomba kwifashisha ukoresha cyangwa se ugira small creators muri telefone yawe na application bayita CapCut. CapCut abantu benshi ntago munyiza, ariko uyu munsi niyo turaza kwerekezaho. Turaza kwerekeza kuri CapCut kuko iyi CapCut ni ingenzi cyane muri telefone yacu kuko igufasha kuba wakora cyangwa se wakeditinga ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkuko turugenda tubibona bigiye bitandukanye byinshi. Kubera ko nkubwira ko iyi application ikoreshwa nk'abastari benshi cyane bagiye bakomeye, ndetse usanzwe zinaha ngaha mu Rwanda. Turaza guhera ku star ukomeye cyane bita bamwita Element. Uyu mustari rero nubwo ubona akora ziriya ndirimbo cyangwa se uwo bita Chris Easy, nawe ziriya ndirimbo akora ntabwo azikora akoresheje indi application, ahubwo nuko yifashisha iyi application bita CapCut. Yes, iyi application nkubwira ko ari ingenzi muri telefone. Niba utayifite uhutire kuba wayikanda kuko igufasha kuba yakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Niba uri small creators ikaba yagufasha kuba waba umwe mu bayinjiza agatubutse kuri YouTube, ndetse nawe ugakurikirwa cyane ndetse ukanazamuka vuba. Iyi ni application nkibutsa ko urabona ko nayo ari ingenzi kuba uyifite muri telefone yawe. Nkibutsa ko indi application ugomba kuba ufite muri telefone yawe yitwa Filmigo. Filmigo dore ni iyi ngiyi abasanzwe batayizi ndabiza benshi ntago muyizi, niyo mpamvu ndaza kuyishira muri description. Uraza kuyisangamo iza application uraza kuzisangamo uyo wazita uzidownloadinga bitire bikugora habe namba. Iyi application bita Filmigo rero nkibutse ko iyi application ikoreshwa cyane mu Rwanda, cyane cyane ikoreshwa mu bagafashe mu gasobanuye, kuko iyi application ishobora kuba yagufasha kuba wahuza amajwi ndetse n'amashusho. Iyi application igufasha kuba wahuza amajwi n'amashusho, gukora ibyegeranyo, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Iyi application rero nkubutse ko cyangwa se nkubwire ko ikunze gukoreshwa cyane cyane n'abasobanura film cyangwa se abasobanuzi ba film. Iyi application ni ingenzi cyane kandi nabo niyo bifashisha cyane basobanura filime zabo, kugira ngo kandi urabona ko bazisobanura neza kandi nta kindi nta na watermark zaba zajemo. Ndabizi ko muri video nakoze zabanje nakweretse ko wakoramo watermark muri video. Niba ukora video ikaba irimo watermark, nkwibutse ko wajya muri video zanjye ukareba uko watermark bayikora muri video. Niba ufite ikindi kibazo uraza kuza muri comment ube wanyandikira umbaze. Yes, nkwibutse ko iyi application rero kandi ari ingenzi muri telefone yacu kuko iyi application ishobora kuba yagufasha mu bintu bigiye bitandukanye. Wenda n'urugero turaza guhera ku editinga. Hano ku editinga tuvuga no guhuza amajwi n'amashusho, kuko iyi application cyane cyane nibyo ikora
kuko ikoreshwa cyane cyane n'abasobanuzi ba film. Nakubwiye ko wenda urugero ndaza kuguha nka Rock Kirabiranya, Sankara the Premier, Junior Giti. Izi nizo application bagenda bifashisha mu buryo butandukanye kugira ngo babashe kuba bakora filmu zabo kandi neza. Yes, iyi application ikora no kuba yakora icyo bita stream cyangwa se gufata film cyangwa se video ikayicamo ibice, wenda ukagenda ucamo ibice bigiye bitandukanye. Ubwo bivuga ko iyi application wayifashisha ukora film cyangwa se ukora ibita video challenge. Niba utarakora subscribe, nkutse kugenda ukora subscribe kuri Master TV nk'ibisanzwe. Izi dore ngizi application 3 nimbazazane z'ingenzi. Nawe niba wari wacikanwe n'izi application, wihutire ko wazidownloadinga, nawe ubashe kuba waba umwe mu batangira ko bakora content cyangwa se uri small content cyangwa se small creator kuri YouTube. Nkubwira ngo mukomeze mukande subscribe, mumbaza ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, kandi ikindi kibazo wagira waza muri comment kanyandikira nkabasha kuba nabona ko ngufasha. Ndabashimiye, mukomeze ko mwagiye ibihe byiza muri hose, tuze guhora muri tips zitandukanye zigiye zikurikira. Yari Master TV nk'ibisanzwe, ntugende udakanda subscribe.